Yego kode none se musirika nkubaze nanjye ko nk'umuntu uze buretse nyine mbanze nanjye nkubaze hari abandi bakiriya press. none se bro koko ibintu byo gutubura mwabiretse mugashaka akazi mugakora mwana ko mukabije ubujura mwana ubu nanjye wibereye mu rwina ntabyo nabonye wowe ndi kubona ibintu uri kumwese ibintu uvuga bibaho byakunze ko ngiye message nayibonye nawe nyereza iyo code baguhaye kugira ngo ibintu bigende neza. Oya wowe comoka kuko uri umutubuzi icomokere nakuvumbuye kabisa. Yenda gatura kanya kugahanga mu kirago kerose imitwe ka penabika. Fateni ukajya kumva mukumva ngo yabyaye aratwite se. Vestina muza azanye iki ese wa mugani muza azanye iki Vestina we amezi 3 ba ku mugabo ese bajyaga kuryama bra Vestina natwite cyo cyo wa mugani tukigarukeho mureko umwana atahe babimenya ageze ino aze mu gihugu atahe kabisa muzaze mushake Koko uretse wumve hari ahantu yageze dore ka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzabure oya n'abantu meze mubyihorere namukubita ngo yamukubita tugarukira ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri White TV show nk'ibisanzwe twongeye kubaha ikaze tunabasuhuza aho muherereye hirya no hino abari mu nce zigiye zitandukanye haba mu majyepfo ndetse no mu majyaruguru ndetse n'utundi duce tutabashije kuvuga ariko turabashujeho muri hirya no hino ndetse n'abari hanze y'igihugu cyacu tubaha ikaze rero kuri White TV show nk'ibisanzwe no munsi muri kubona yuko ni njyewe mwenyewe wigarukiye uje kubaha inkuru bitewe n'ibyo ndi kugenda mbona hano ku mihanda. So rero nkuko muri kubibona rero hari ikintu nshaka kuvugaho. Urumva tumaze iminsi mu nkuru zigiye zitandukanye, hari ngaho Mikina Regis, hari ngaho Agaporomota na Regis, hari ngaho Siju na nini. So uyu munsi rero mu kanya nibwo tugiye kujya tubona inkuru ya Vestina ibigiye hanze. Harahiye rero imihanda biranyira abantu batangira kwivugaho ukwinshi kugiye gutandukanye. Ndagira ngo dutange natwe tugira ikintu twabivugaho kubera ko uri kubona yuko yakwiriye ahantu hose ubu tuvugana uwo bita Yamano ikibuga gihise kigira gute cyicurika bahita bamwibirinda bahita bimuvaho bihita bijya hehe kwa Vestina. None nkibaza nkavuga ini ubukwe cyangwa se icyo bita urushako ko mbona bamwe na bamwe biri kugenda binanirana. Hari n'ikindi kintu maze iminsi mbona kuko hari inkuru yagiye ivugwa ya Kimenyi Yves ngo yagiye hanze, Kimenyi Yves ngo bimeze gute ngo ari muri Amerika. Iyo yari scam kuko njyewe amakuru ndi kwibonera cyangwa se mfite nuko Kimenyi igihe bavuga ko yagiye muri Amerika Kimenyi yari akiri mu Rwanda ahubwo buriya wenda ataragira gute nanamushimira ko ni intwari umuntu ubasha kwihisha zino social media akagenda akigiriwe wenyine akabasha kubisimba ntibabashe kumenya amakuru ya nyayo ahubwo bitewe nuko nibihuha bigiye biza bikaza hano kuri White TV show ntabwo tuzajya tubabeshya tuzatuvuga amakuru ya nyayo tubaha ibintu bya nyabyo kuko White TV show ifite gahunda ndende kandi ifite kubagezaho ibintu bigiye bitandukanye byinshi. So ubwo babazanye inkuru rero ya Kimenyi Yves ngo agiye muri Amerika ngo bimeze gute ngo yatandukanye n'umugore ibiki n'ibiki ariko ari amakuru ntabwo aranyaye. Amakuru ya nyayo nayuko yari akiri mu Rwanda ubwo yabashije kugira gute kugenda mu minsi mike yishize. So reka rero aho ngaho tuwasimbuke twigire ku nkuru ubundi iraje nshinga abantu benshi inkuru ya Vestina bageze gutya koze ubukwe abantu benshi batabyumva
batabyumva kuko bavugaga yuko atarakura cyangwa se aracyari mutoya agiye hakiri kare, ariko kuko umugabo wari ufite ikintu bita ipinda, amafaranga yakubise burya ngo aroroha, amafaranga yakubise aroroha. Nicyo nshaka kubabwira rero, ahubwo tukibaza tuti ntago twareka kujya twirukira ibyinshi, ahubwo tukabasha gufata bya bindi bikeya dufite akaba ari byo twuririraho kugira ngo tubashe kuba mu buzima twebwe ubwacu twishimiye. Ku gitekerezo cyanjye ko ndibaza ntago Vestine ari kubura umugabo mu Rwanda, kandi ni benshi bamukunda, hari benshi bamukundaga, hari benshi n'ubu bakimukunda. Ngewe rwose iriya nkuru ya Vestine akimara kuvuga ko ibana akimara gushyira, kuko riga yaramaze n'igihe kinini man, yaramaze igihe kinini abasha no gutanga integuza, atanga integuza, kuko yakoze inuze, yakoze ikiganiro ndibaza kwa Emirene babi ari kubimubazaho nuramura umuntu amubwira ati nta muntu nifuriza gushaka akiri mutoya, ntawe kabisa, ntago nifuza kuba washakwa ukiri mutoya. So rero urumva ngewe nkibaza ku giti cyanjye, bashiki bacu cyangwa se wenda natwe twirebeho ubwacu bagabo, umuntu ajya kubaka urugo yabitekerejeho neza, umuntu ajya kubaka urugo afite intego imeze gute? Kuko niba nibaza yuko igihe amaze Vestine akoze ubukwe ntabwo ari kinini, ni igihe gitoya ku buryo nyine bitangaje. Ino nkuru nyine ni ibintu utapfa kubwira umuntu ngo abyumve ko batandukanye, ko hari n'abari kubibona ugasanga ntabwo bari kubyumva neza, ntabwo bari kubasha kumva ngo iyi nkuru koko ni ya nyayo cyangwa se ni ibihuha. Ariko uko bimeze kose ni ibintu yanditse kuri account ye, ni amagambo yandikiye, ntawe yamwandikiye, kuko ni inkuru byutse nyine iri ahantu hose. Rero buri umwe ari kuyivuga uko, buri umwe ari kubivuga uko abishaka, umwe akabivuga uko abishaka, undi akabivuga uko biri. Nta muntu mu by'ukuri uramenya ngo ibi bintu bihagaze bite. Ariko nibyo nende kuvuga ngo iyo nkuru ahantu bisa nkaho byavuye, abantu kimara kujya gukora ubukwe, buri umwe yabitanzeyo, yabivuze uko abyumva. Bamwe baravuga ati ntago bizaramba, abandi baravuga ati agiye akiri muto, abandi ngo iki. Hari naho numvishe abantu bazi kutubabarira, kuko hari nabo numvishe kimara kubaka urugo, bamwe baravuga ati iyi ni prank cyangwa se ni nagakino bari gukina uyu mugabo hagati ngo ya Emirene ndetse na Vestine, bavuga yuko ari we bazabana. Bavuga bati ino ni pass cyangwa se yamutanzemo pass kuri uyu mugabo wa Vestine, ariko bagira ngo bagire gute ngo bamurye amafaranga. Ni ibintu bigenda bivugwa nyine, urumva ibintu bivugwa bari byinshi. Bavuga ati barashaka kumurya amafaranga nyuma yuko babanye, then Vestine akagaruka akagira gute akabana na Emirene. Icyo kintu cyo muri kucyumva gute? Kuko abantu benshi bari kubivuga, ntabwo ngiye bihamije yuko ibyo bintu ari byo, ariko ni ibivugirwa hano ku mihanda. Kuko ubwo bukwe bukimara kuba buri kuba, ayo makuru yarasohotse, asohoka yuko bavuga yuko ngo Emirene afitanye gahunda cyangwa projet na Vestine y'iki yo kubana nawe. So rero tukibaza twati se kuko ibintu bavuze icyo gihe bikaba bibaye kano kanya bakaba batandukanye, byaba ari byo cyangwa ni byaba ari byo? Byaba ari byo cyangwa se n'ubundi ni ya magambo ari hirya no hino cyangwa se kuri no mihanda? None tukibaza tuti Vestine akwashenye ko wenda nibiraba na official, ariko niba amafoto ye yayasibye kuri nuze kuri account ye yayasibye n'umugabo, urumva iyo umuntu ageze aho avuga ngo ndananiwe ndarambiwe, biba byanze bro, biba byanze. None abantu benshi bari kuzavuga ati ari kumukubita ngo ari kumuha igitwe ngo gikabije cyane, abandi ngo muziritsa abandi. Ni inkuru nyine, ni ibintu wumva yuko avuga ati se mwoka byaramwe, turamenye ukuri ari ukuye, turamenye nyine nyirizina ukuri ari ukuye. Rero nibyo abantu benshi turi kwibaza, abantu benshi bari kwibaza. Ariko ikintu kiriho nayo nuko ubona yuko
ntabwo umuntu nkuriya nka Vestina ufite ubwenge bwa danje, uwo mukobwa ubona yuko mwiza ufatika yajya gutangaza biriya bintu atababaye. Arababaye ahubwo nkatwe nk'abana b'Abanyarwanda tukavuga iti ngwino mu gihugu ugaruke, kuko abagabo barahari ni benshi, ntabwo Vestina yabura umugabo. Ariko hari aho yavuze ati nta muntu n'uyu n'umwe witwa umugabo uzongera kumbeshya. Sasa byaba bivuze yuko Vestina atazongera gushaka umugabo, cyangwa nuko uyu munsi bitewe n'igikomere afite yumva yuko atazagira gute, atazongera gushaka umugabo, azamushaka uko aracyari muto. Njye niko mbyumva, ni nako mbibona, kuko buriya umuntu uko byenda kose ashaka gutandukana n'undi, ariko igihe kizagira bagasubirana. Ibyo turabizi nyine mu bintu bijyanye no gukundana, uretse ko gukundana buriya bitandukanye no kubaka urugo. Ariko buriya umugabo wawe uko byagenda kose ntabwo mugomba gutandukana gutyo, ntabwo mwatana. Njye niko mbyumva ku giti cyanjye, ntabwo mushobora kurakaranya bikagira gute, reka ejo n'ejo bundi, kuko ari nawe wigeze gupostinga avuga ati ndi mu buzima nigeze kurota nishimiye kabisa. Nigeze kurota, ndi mu buzima nigeze kurota. Ariko Vestina y'ibana, reka nze arakanuze gatoya arakavideo nshaka kubumvisha, Vestina ari kuvuga amagambo akomeye yavuze mbere, mwetega muyumve kabisa. Reka nagize kano ka video mukumve neza. Urugo rwanjye mubyihore nimubimbaze, muzabanze mushake undi murambaza cyane, muzabanze mushake koko. Doroka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane. Umva hano hantu ngo Dorokasi ntuzashaka ukiri muto, bishatse kuvuga iki? Yarahubutse nkuko yabyiyandikiye, yarahubutse, yarirukanse. Ari nacyo bakobwa benshi hano hanze, ntago ushaka kumva yuko wamara gukora n'uwo mukundana, bitewe wenda ashobora kuba adafite ubwo bushobozi bwinshi, ariko mushobora gukora muhereye hasi mukagera hahandi mwifuzaga. Njye niko mbyumva, ni nako ngewe mbyemera, kuko urwo ni rwo rukundo rwa nyarwo. Naho kujya gushaka umuntu uvuga ngo mukurikiyeho iki kintu cyangwa mukurikiyeho ibi bintu, bro, ntago ibyo bintu bikunda, ntago byakunda kabisa, ntago bikunda. Niba ukunda umuntu mukunda utitaye ngafite ibi cyane, niba umukunda mukunde, niba ufite gahunda cyangwa se ufashe umwanzuro initiative yo kubana nawe mubane, ariko utiteye ngafite ibi ngibi, kuko mwana aryama mani no kumukeka mani no hasi kabisa. Naya numva ngo no hasi araharyama, no hasi araharyama, none ubu ngubu sha no hasi araharyama. Reka wumve ukomeze wumve. Urugo rwanjye mubyihore nimubimbaze, muzabanze mushake undi murambaza cyane, muzabanze mushake koko. Doroka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane. Umwana umutipe ashobora kuba ibintu yamukoreraga arakasa mutwe bitoroshye kabisa, kubera yuko umwana urumva ko yarahamutse bro. Sinzi ikintu yakoze uramuniga, ariko yashobora kuba afite ikindi kintu kidasanzwe yamukoreye. Ngewe ibi bintu hashize igihe abivuze, kuko iki kiganiro kimaze, ndatekereza sinzi neza, ariko reka nze ndebe, ariko kimaze igihe kitari gitoya gisohotse. Nyuma y'iki kiganiro hahise hasohoka ino nkuru sasa. Tukibaza izi ngo noneho biraza kugenda bite, ko abantu benshi bakomeje gusenya, ko divorce zimaze kuba nyinshi, turaza kubigenza gute? Abantu baraza kubigenza gute? Ingo z'iki gihe biraza kugenda gute? Ubu ni muri noneho nk'umuntu uri ubona ibi bintu ukiri umukobwa, uko byenda kose, niba yarafite na gahunda yo kugira gute yo kurongorwa, bro, birahita bigira gute bifearinga, kuko leta avuga ati ehe ko ibintu bibera mu ngo bishobora kuba bitoroshye. Ibintu bibera mu ngo bishobora kuba bitoroshye, twe nituragerayo ngo tumenye ngo bimeze gutya, ariko bro, hashobora kuba haberaho ibindi bintu tutazi.
hashobora kuba habera ibindi bintu tutazi tunavuga ati niba bibaye reka wenda ku giti cyanjye Vestina nago namwifuriza gusenya, ahubwo najyaga mbona kera wenda ababyeyi cyangwa se n'ubu bijya binabaho ugasanga umugabo ashobora gukubita umugabo we cyangwa se cyakureka dufate wenda n'urugero umugabo ashobora gukubita umugore, sibyo? Umugabo ashobora gukubita umugore nyine, sibyo? Ariko niba bivuze yuko niba mukubise bagiye guhita batandukana. Abagabo byo basigaye bakubitwa umuhenerezo, basigaye bakubitwa nk'ingoma z'abaporosa, ahubwo abagabo bo ebana basigaye bakubitwa bibi cyane, binakomeye cyane. None se reka wenda reka gato tugendane Edi, mbabara nawe ntucyushye, uri kumva? Mbabara ntucyushye, reka tugendane n'urugero, reka dufate wenda nkuno mu baby ubana na Wizo, urumva Teta, siwe Teta Sandra, reba inshuro amaze gushwana na Wizo kuno zingana. Uhohoterwa ninde? Uhohoterwa urumva Wizo aramukindagura, yamara kumukindagura undi akazana imodoka agahita mwasa, yamara kumwasa nyine barakindagurana. Ntabwo wajya hariya ngo wifate ukubita umuntu gutyo bira mubaho. Edi nyine yego Edi buretse gato yatugendane, ntago ushobora kugira, ntago ushobora kwihanganira, kuko iyo agiye gukunda umuntu kwemeranya kubana nawe ntago babivuze yuko ikintu cyose agiye gukorera uri butandukane nawe. Turacyemeranywaho? Kuko ndibaza uburyo tubona inkuru za Teta Sandra na Wizo, uburyo babanye cyangwa uburyo babana, ejo ninde wagonze undi, ejo ninde waciye undi akaguru, kaniyuma acyekoza bari abantu bo nindi revo. Ubundi twagakwiye kwigira kuri bari abantu izina ry'Imana, kubera yuko bro bigeraho umuntu afata imodoka akakugonga, ejo ukava mu bitaro kwaza kongera ukabana. Bara n'urugero rwiza rw'abantu bana bakundana, ariko rugo sinzi Edi bira bintu ubibona ute? Barakundana mu byihorere kuko na leta yavuze ko ibyabo nta wabigiyemo, ibyabo nta wabimenya. mu bareke rivo Vestina we na handi ubu turiho. Buretse gato ubu ngubu ntago tuzi ngo bihagaze, urumva bamwe bari kuvuga ngo, ugasanga umwe ari kuzana inkuruzi kavuga ati buriya kiriya kigabo ebana gishobora kuba kimubita vibaya sana, abandi baturiye mwana kuko yagiye, hari abari kuvuga none ngo yagiye ngo ari isugi, ngo yo kuko ari isugi rero ngo ibigabo by'ibinyamahanga ngo babifite ukuntu gifite inuze ya danje ingana n'umutwe w'ingona, wasanga ariyo mpamvu ngo bigina gute, ngo ariko wasanga ngamuhoza kunye cyangwa se amukubita icyo gitwe, ugasanga ntabwo ibintu biri kugenda neza, ntabwo Vestina ari kubasha kubyishimira. Ubwo urumva ni ibintu bigiye bitandukanye, mbega ni ibintu biri kuvugwa byinshi ntabwo turamenya. Kuko ako se uriya mugabo bundi reka tubanze tumwigarukeho Edi, kamanze mugarukeho. Wigeze ubona mu bukwe hari n'inyinya ye? Wigeze ubona? Tereka n'inyinya sibyo bivuze. Buretse gatoya, buretse gatoya, mubaze nayo mite mbihuza n'ibyo mbonye mu kanya. Ibihe nanjye ndabyanarije koko mbonye ibyo. Ukuvuga ngo niba muri kuvuga ngo uriya mugabo ngo mu bukwe bwe ntago yigeze aseka, nta n'ahantu ndabona aseka. Na Emirene tubonye yuko mu kanya mu bukwe bwa Vestina yarize, aho yarize atigeze amuhanagura, kandi byitwa ngo ni umwana we. Ikiracyumva gute niba ugiye guhereza umuntu kane ubyita ko ari umwana wawe? Yego, urabona mu bagabo hari utuntu tw'udusirimu tuba tumeze nk'uduserivete babashyira mu makoti ko kuza kwihanagura. Hano Vestina yararize, Emirene Mucari kwishaza rya danje, nta no kumuhanagura, danje nta no kumubwira ati hangane. yaba ari yanuze se bari kuvuga nyine, jewe urumva riga ibintu biri ku mihanda hano ni byinshi, atari harimo jiji. Ubwo uri kumva indi mpamvu ngo buriya ngo nagakino ngo bamukinnye, niyo makuru ndi kumva. Amenye bitu bihanga amaso. Buriya ngo nagakinyo bamukinnye, urumva ngo Vestina ngafite ukuntu ngo yapanze buriya ngapanga ngo nango. Ako ngewe rero hari ibintu mba nabasha kumva, Irene nago numva yuko yakora ibintu nka biriya, yakora mistake nyine, nago yajya gupanga. Buse Irene yabuze umugorera, Irene ko tuzi kaziranye n'ibizongerezi byinshi, Irene ko ari umuntu tuzi ko muri kino giharu afite ikintu bitwa ikofi. Irene yajya gukora ntago yabuze umugore, yaba se yaravuze ati uwo nkunda reka mutange hariya kugira ngo ipinda ryiyongere, bakore ngo divorce ngo nagaruka
aya muvanyo haze bayubakisha urwo rugo se. Irene azi gukora, Vestine afite impano yo kuririmba, ntaga amafaranga yabura. Ntago icyo cyo nago ngiye nyemera. Kuri ngiwe nago nyemera uko bari kubivuga ngo nagakino bakinye ngiye nago mbyemera ku giti cyanjye. Irene nago numva yuko nk'umuntu nkuriya uri mature enough yakora ibintu nka biriya. Ngayibaze no tugiye kujya kubona tukabona nyuma y'amezi 2-3 tukabona bari kubana sha. Noneho ni inkuru yamara umwaka wose isirikira hano hanze. Ubwo wakigabo reka mugira inama. Wakinwe vamo hakirika. Uriya mugabo yigendere? Nahubuke kabisa. Kubera yuko ibintu ni insazi wakinwe. Insazi gute se? Niba ibintu bimaze amezi 3. Agaba gatangiye kuzana ibintu byo kwanga ashaka divorce. Ashaka iki? Divorce y'amezi 3. Ariko binavuga kuri ya mugabo. Uriya mugabo afite iki? Afite undi mugore muri Burkina Faso. Kuba mufite. Aramufite. Nuzubu tuvuge yuko yagiye niba namufite nitubizi. Buse Vestine we yagiye atabizi ko amufite. Hari ukuntu umuntu ashobora kuza akakwihishamo da byose nibishoboka. Ibyo nibihuwa bidawiwiswa se ngo byumve ko afite undi. Kandi byose yabiri hano kunuze ku biba biri kuvuga guhwiwiswa. Oya. Baca umugani mu Kinyarwanda gufite amatwi yumva yumvise. Nawe yaza kuba ari uwumva neza aba yarabyumvise mbere. Agahita bivamo. Cyangwa se wasanga ubari bwabimenye kwihangana bikamunanira. Ubari bwabimenye. Wowe waba warashakanye n'umuntu umukunze. Mukundanye ibiriya si bimwe bya kera ngo abaranga ngo ibiki ngarajya kumushakira ngo barajya kumushakira umugabo. Ubu se urambwira ngo yagiye kugenda badakundanye. Inde nande? Vestine n'uriya mugabo. Badakundanye. Nese babanaga badakundana bakoze ubukwe badakundana barakundanaga. Ahubwo akabamenyeka ubu bakaba ari bwamenyeka afite undi mugore. Yahita impamvu yo gutuma batandukana nyuma y'amezi 3 bamaze babana nta n'umwaka urimo. Nabyo ariko birashoboka. Haryo bamaranye amezi angahe? 4. 3 nane bamaranye. Ntago arimo neza. Ntago 3 nta yarimo neza rwose. Sinzi. No kubeshya. Nese turabigenza gute? Umwana wacu nigarukire rero Edi muri abasore dore hari ukuntu muri ubigenze. Edi goragoze urebe ukuntu bigenza. Ahubwo reka fatene ukajya kumva mukumva ngo yabyaye. Aratwite se? Vestine muza azanye iki? Ese wa mugani. Muza azanye iki? Vestine we. Amezi 3 bakumugabo. Ese bajyaga kuryama. Bra Vestine natwite. Icyo cyo wa mugani tukigarukeho. Mureko umwana atahe. Turabimenya ageze ino. Aze mu gihugu. Atahe kabisa. Subirire kwa sister Dorcas bigire gwe. Buriya ngo biri mu ahubwo se ntago wabyumvishe. Uretse ngiye ko ka video ndagafite kose avuga ukuntu. Byihore ni mubimbaza. Muzabanze mushake. Undi murambaza ikintu. Muzabanze mushake. Uretse wumve. Hari ahantu yageze. Doruka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane. Uzabure. Oya n'aba. Meze mubyihorere. Namukubita. Ngo yamukubita tugarukira. Ngo yamukubita. Ngo yibeshya agashaka ikintu bita umugabo ngo yahita amukubita. Pfubyiyumvira mu rusaku. Edi, ko mbona ibintu byo kubaka bitari guhira benshi. Babireke. Agikubo gahunda nipa. Abahungu mwakoze inama. Ibintu byo gushaka ntabwo muri kubikozwa niba. Ntakirimo. Oya sha Edi oya. Mu muco wacu gushaka biri mu bigize umuco wacu. Urumva? Dusezerane dukora ubukwe, nitumara gukora ubukwe duhuze imitungo, imiryango. None se gereka mubaza. Mwenge ikintu cyo kuvuga ngo no gushaka. Mwenge ukuntu ngiye bifata. Yego. Bifata nko kugura umuntu. Gushaka umugabo. Wowe bifata nko kugura umuntu. Wowe mugabo gushaka umugore. Yego. Bifata nko kugura umuntu.
none se reka nkubaze niba ubu ngubu hari ahantu ujya gushaka mbere wenda baravuga ati tanga inka ibishimwe ry'iki famiye aho twarabyubahaga pe bavuga ati nta mafaranga y'ishimwe rya famiye umuryango ugiye kugira ute uzajya unywa amata uvuga ati aya mata ni amata y'ishimwe umwana wacu ariko ubu ngubu urajya gushaka bagahita batangira kugukorera imibare ukayabona odite y'ubutaka barimo baraguterera nodite umwana wacu yize kaminuza tumwishyurira miliyoni ati umwana wacu yize segonderi umwana wacu twamureze wajya ngo warorowe sha bashyireho se itegeko rivuga ngo niba guhaye inka nawe umuha inka se nibyo mushaka mwa basore mwe kubw'iyo mpamvu rero ushaka miliyoni eshatu ziki aho agiye ntazajya arya se wamugane ntazajya arya aho agiye ako se asedi ngaho rero mugiye kuzana ino deba sasa akunda siko vigeze kubivugaho avuga ngo nibagumane imiryango nigumana abana babo b'abakobwa babagumane none izo miliyoni eshatu babashakamo bazazihe babagumane agwe kwishyiga mva barigweho agwe kwishyiga muri iki gihe none se birakunda ntago bikunda oya birakunda Edi ubwira ukuntu bidakunda ukuntu umwana atagumye wabo gutyo gusanga yicaye iyo yicaye egare kubabyarira iyo yicaye mu rugo hanyuma noneho rero ikintu wowe muri gushaka nacyumvishe murashaka yuko umusore agira uburenganzira nk'ubw'umukobwa afite ibyo si byo tuvuga buretse gato impamvu nibyo turi kuvuga kubera ko niba ari ishimwe ry'umuryango niba bavuga ko gukwa ari ishimwe ry'umuryango n'umuhungu bamukwe se n'umuhungu bamukwe ubukwe turabwubaha kuko no mu muco wacu tuvuga yuko ubukwe ubundi bavuga yuko ntabwo bibaho ko umuntu akora ubukwe kabiri ariko abo ngubu arashaka umwaka umwe abakubise divorce undi nuza abashatse undi umugani w'umuryango na indyarya nizo zicibwa umwishywa kabiri ariko ubu ngubu bo babigize ibintu by'amazi biroroshye ari akantu kameze nka anniversaire wakira kubaka urugo na anniversaire none se kubaka urugo by'aba anniversaire gute ibintu tubyiyorere by'uko mwana ntanabitekerezaho nkarira kabisa kubera yuko ese nagushaka ko abasore n'abakobwa bubaka Edi nibubake ntago mbabujije none se ubu wenda ni indi experience agize nuze Vestine si indi experience se uko ubu hari ikintu arusha abakobwa benshi nese ubu hari abakobwa benshi batazi kubaka urugo ngo bigenda bite basasa gute wabarushije buretse gatoya reka tuvuge ko ararwubatse nubwo rwubatse asubiye iwabo ariko yararwubatse kubera ko buretse gatoya Edi mbabarira mana ngenda kwirukana yararwubatse ariko ubu ntakirwubatse bivuze ngo rero ntacyo arusha abandi ubu ngubu nawe ni umwana nk'abandi ni umukobwa egare kuba umukobwa ibyo kuba ushaka kuba karumu ese buretse gato natwe tugiye kuzikodesha bazambare bazifotorezemo niba ari izo fanta tuzinywe tuziserebure nka anniversaire ibintu by'ubukwe shizemo akarongo oya natowa Edi buretse tugendane Edi nawe witangira kugumura abantu hano kuri RTT ntabwo ibyo bintu hano bikora sibyo tugendane neza akantu ku kandi sibyo njyewe ku gitekerezo cyanjye numva yuko umukobwa sibyo yakagombye yego guhabwa ako gaciro urumva akwiriye kuko man buriye umuntu w'umumama ni umuntu wa danger tu ni umuntu wa danger nyitabiriye telefone umuntu wumve niba wumva ibyo navuga uri kumva umuntu w'umumama akora ibintu bya danger kuko niba tubyarira ninde mumereza hano yo mwiriwe neza bite se boss maravugana Dusabimana Jean Damascene kuva kuri MTN Mobile Money duburetse gatoya ninde ngo ni Dusabimana nde kuva Dusabimana Jean Damascene nakoze iki se iyo dushaka kunsobanurira yego ko nta mafaranga meruka kuyobya se oya umara nta kibazo biraza kugenda neza okay ngo witwa nde ko ndo umwagent wa MTN umwagent wa MTN ukorera MTN yego rero siwe witwa Tukuzimana Hotel niko nitwa yego
amazina yawe niyo Mm. ukaba ufite nimero iherwa na 01. Yego. Nese mutararengaho nakoze iki nakoze iki boss wanje? Hari ibihembo usubize ko amaze iminsi ari poromosiyo, amarushanwa agiye atandukanye ku bantu bakoresha mo cash, yego, no ku bantu bakoresha kode. Afite business, yego ndayifite. Ugomba kuba ufite kode. Ikintu gishaka kuba gitubuze. Ndayifite. Okay. Kode none se kode yanjye ihuriye he n'ibyo bintu? Ibyo dushaka kugusobanurira agenda gake, maze kugira ikibazo tugusobanurira ibintu byose ku murongo, ntabwo turi abatubuzi. Yego. Turabizi yuko mutakita. Ese ni kwisa umutubuzi boss? Oya, abatubuzi barateye natwe turabizi. Mwe mushaka gukuraho icyitwa urujijo cy'ubutubuzi? Okay. Ariko turibuze kukohereza, ariko mbere ibyo ngibyo kugira ngo wumve yuko ibintu turi kukubwira ari byo, ugomba gukurikiza amabwiriza. Iyo ibintu tugiye tukubwira kugira ngo twakire n'abandi, hari abakiriya benshi. Yego. Uyu munsi rero uri umunyamahirwe. Uri umunyamahirwe kubera yuko ubu ngubu watsindiye ya modoka iri muri poromosiyo. Yego. Ya modoka nagatsindiye kabisa. Uri kubyizera? Yewe. Ndabyizera mani, ngiye siko ndo umunyamahirwe. Wari umaze iminsi uri gukina? Navukiye ku ntuze nziza kabisa. Wari umaze iminsi uri gukina, movement yawe imeze neza. Akaba ufite n'inyongezo ya Smart TV. Byose nibyo watsindiye. Yego. Ariko ikintu usabwa kose nadutsindiye utwo twose. Yego. Iyo nari mfite ubwo n'ukuyigurisha rero. Okay, turi kukubwira ibyo wari umaze iminsi uri guharanira. Okay. Ikindi gihembo nacyo watsindiye kandi utaruze. Warabikinnye ariko ntiwaje kuba umunyamahirwe. Yego. Byo kwaka IBM. Byo kwaka IBM. Ujya guhaha waka facture za IBM. Yego. Nabyo rero ubu ngubu watsindiye 200,000. Bijya bisanga imodoka, wow. Televiziyo. None rero kuri iyi nimero yawe niyo tujya kukohereza 200,000. Ubu ngubu akaganya. Akaganya guhita ubona 200,000 kuri telefone yanjye. Akaganya tuvugana. Okay, reka nyatse ndebe. Yego. Tujye kukubwira imibare ushyiramo. Imibare nshyiramo. Ndayishyiramo kandi ugiye kuyanyoherereza. None se ndashyira imibare y'iki? Bwana MTN. Ave kuri company. Ntabwo ari njye yo koherereza. Yego. Arava kuri company. No kuguhereza imibare. Hanyuma kugira ngo waze kubona kode yuko ari wowe uri gusaba guhembwa amafaranga yawe. Yego. Wowe iyo mibare no ikanda. Bo baraza kubona kode. Okay, yego. Hanyuma bakonfaminge. Baza gushyiramo password nabo bashyiramo password yabo bite bihuriramo. Njyewe kujyanye n'imodoka. Kujyanye n'imodoka nabyo turakomeza tubivugana manzo kandi imibare. Mbanze nkandi imibare. Uri wenyine ariko? Ndi njyenyine kabisa, na hano mu Rwina kabisa. Nandi gutaburura ibitoki. Zeko mamaga ducelebrate. Durahita nguhamagara kabisa, nyiyabona nari bikabisa. Twatangira. Nta kibazo. Wakandikamo akanyenyeri 182 akanyenyeri. None se naragakanda. Ihute kubera ko buretse gato nyine nihute. Okay, sawa, nagakanze. Nimero ijya ku bandi. Nagakanze. Akanyenyeri 182 wakanze. Washyizeho rimwe. Yego. Washyizeho akanyenyeri rimwe. Yego. Washyizeho 078. Yego. 93. Yego. 22. Yego. 54. Yego. Shyiraho noneho bya 200,000. Njyewe 200,000 mbishyireho.
shyira ibihumbi 200 kandi nayo mfite kuri momo. oya wowe no gushyira ibihumbi 200 kugira ngo bigende bite nyine ntago ndiko andi ari mwe mugiye kubinyoherereza kugira ngo iyo code bayibone. Okay sawa, yego aha. noneho nurangiza ushyiremo umubare w'ibanga wawe kugira ngo bize guhura. Ndikumva ariko wagira ngo uri muri MTN mo imbere kabisa. Nandi kuri machine. Kuri machine? Yego. Ndashyiramo. Nshyiremo nashyizemo. Okay. Ubonye code? Code? Code. Yego code. None se Musirika? Nkubaze nanjye ko nk'umuntu uze buretse nyine mbanze nanjye nkubaze. Hari abandi bakiriya press. None se bro koko ibintu byo gutubura mwabiretse mugashaka akazi mugakora mwana ko mukabije ubujura mwana. Ubu nanjye wibereye mu rwina ntabyo nabonye wowe ndi kubona ibintu uri kumwese ibintu uvuga bibaho. Byakunze ko ngiye message nayibonye nawe nyereza iyo code baguhaye kugira ngo ibintu bigende neza. Oya wowe comoka kuko uri umutubuzi comokere nakuvumbuye kabisa. Kanda gatubura kanya kugahanga mu kirago kerose mitwe ka penabika